Abantu benshi mu buto bwacu, mu mikurire yacu, twagiye tubwirwa ko ejo ari heza, kandi nibyo koko natwe twarabibonaga ko ejo hazaba heza. Abagerageje kujya mu ishuri babaga bazi ko niba bagiye mu ishuri bazarangiza kwiga, bakabona akazi, bakagira ubuzima bwiza. Byaragaragaraga ko bizashoboka, ariko uko umuntu agenda akura hari byinshi agenda abona koko yibeshye mu butoya. Ibibazo mu buzima ntabwo bishobora kubura, nta nubwo bishobora kuvaho, kubera ko ari igice cy'ubuzima kandi igice kinini. Niyo mpamvu uyu munsi tuje kwibukiranya ku nama batugiriye ushobora gukoresha kugira ngo uhangane n'ibibazo, kuko ari ubuzima bwa buri munsi ugomba kubamo. Ramba kandi ugire amahoro, wowe ukurikiranye Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. Ndongera ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku mitekerereze, ku migirire, ku myumvire, ku mikorere ndetse n'ibindi byose bigamije kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Mbanje kugushimira rero wowe wakoze subscribe, ngushimira cyane nawe ugira uruhare urwo ari rwo rwose mu kwibukiranya kwacu. Imana ikomeze kumpere umugisha utagabanyije. Uyu munsi nk'uko natangiye mbivuga, tuje kwibukiranya uburyo batugiriyeho inama twakoresha kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo. Nk'uko twabibonye, ibibazo, nta muntu utagira ibibazo muri ubu buzima. Buri wese aba afite ibibazo bigendanye n'urwego rwe, bigendanye n'ubuzima bwe. Usanga hari igihe umuntu yihunza ibibazo ngo kugira ngo abashe koroherwa nabyo, ariko nubwo yabyihunza aragenda agahura n'ibindi bishobora kuba bidasa nka bya bindi, ariko nabyo ahura nabyo. Hari umuntu ushobora kuva mu mujyi akajya mu cyaro, cyangwa se akava mu cyaro ajya mu mujyi azi ngo hari ibyo agiye akoroherwamo, ariko mu by'ukuri nubwo aho agiye ahinduye naho azahasanga ibibazo bijyanye n'aho ngaho ari. Hari n'igihe uzasanga ibyo bibazo bimuremereye kurusha bya bindi yari yibereyemo. Bya bindi yari yibereyemo wenda yarabimenyereye, yaramaze kubyakira, akagenda agahura n'ibindi bishyashya, byo bikamuremerera kurushaho, kandi we yarazi ko ahunze bya bindi bya mbere. Rero tudatinze cyane, tuje kurebera hamwe uburyo bugera muri 7 batugiriyemo inama zo kugira ngo umuntu ajye abasha guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose. Uburyo bwa mbere, batubwira ko umuntu agomba kwakira ko ibibazo ari ibisanzwe. Ibibazo ni ibisanzwe mu buzima, ni ubuzima tugomba kubamo. Kwemera ko nta buzima butagira imbogamizi ni intambwe ya mbere yo kubyitwaramo neza. Ikindi kandi ugomba kujya wibwira ko ibibazo cyangwa se ikibazo uhuye nabyo ari amahirwe yo gukura no kwiga. Bajya batubwira ko umuntu yigira mu makosa ye, n'ibibazo rero biza bije kukwigisha. Icyo ni cyo ugomba kwakira mu gihe uhuye n'ibibazo, cyangwa se no mu buzima busanzwe uba urimo. Ugomba kwitegura ko ibibazo bigomba kuza, ukakira ko ugomba kubana nabyo, ugomba kugenda uhura nabyo mu buzima, ariko atari ibije kugutwara ubuzima, kuko ubuzima nibwo bwa mbere. Ibibazo byo ni ibintu bisanzwe, ugomba rero kwakira ko ibibazo ari ibintu bisanzwe. Ubwo ni uburyo bwa mbere umuntu aba agomba kumenya. Inama ya kabiri, batubwira ko umuntu aba agomba gusesengura ibibazo neza. Niba uhuye n'ikibazo, ugomba kureba neza ikibura cyangwa se icyateye icyo kibazo, aho kugwa mu gahinda cyangwa kwihutira kugikemura. Banza urebe uti si iki kibazo ubundi cyatewe n'iki? Ese ni njye wagiteye? Ese byaturutse ku burangare? Ese byaturutse, nyine ukareba inkomoko yabyo. Numara kumenya inkomoko neza, ni naho uzabona umwanzuro mwiza. Wafashe umwanzuro uhereye mu mizi, ikibazo wagihereye mu mizi, bityo n'igisubizo uzashaka kizaba igisubizo kirambye. Ugomba kwibaza ibibazo nyine byateye icyo kibazo. Se iki kibazo kivuze iki? Ninde kibangamiye?
niki cyihutirwa, nakora iki kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ibyo rero numara kubikora neza, wasesenguye ikibazo neza, bizagufasha no kugira ngo cya kibazo ukivemo neza. Inama ya gatatu batubwira ni ugutekereza ku bisubizo bishoboka. Ahangaha baratubwira ko ushobora gutekereza cyangwa se ukaba wakwandika nk'inzira zitandukanye wakoresha ukemura ikibazo wahuye nacyo, ukareba ingaruka zishobora kuva kuri buri kimwe, ukagenda ureba kuri buri nzira, iki kibazo gikemutse gutya bizatera izihe ngaruka, birarangira gute. Ibyo ngibyo ukabishyira ku murongo. Ikindi kandi ibyo bigufasha gutekereza mu buryo burebure aho guhubuka. Kandi byo iyo ufashe umwanzuro uhubutse utabanje gushyiramo ubushishozi, ahanini uzasanga warafashe umwanzuro mubi. Niyo mpamvu umuntu aba akwiriye gutekereza ku bisubizo bishoboka, byose akabirebaho. Inama ya kane batubwira ni ugufata umwanzuro uhamye. Ugomba guhitamo ibisubizo wumva ko bifite amahirwe menshi yo gukemura ibibazo wahuye nabyo, kandi bigatuma utikururira ibindi bibazo. Hari igihe ushobora gufata nk'umwanzuro wo ku kibazo wahuye nacyo, ugasanga uwo mwanzuro uguteje ibindi bibazo, ugushyize mu bibazo birenze bya bindi wari urimo. Ni hamwe ubuzi ngo uri gukemura ikibazo kimwe ariko uteje ikindi. Ibyo rero ugomba kubyirinda mu gihe uri gufata umwanzuro, ugafata umwanzuro uhamye. Kandi ikindi, mu gihe ugiye gufata icyemezo, ugiye gufata umwanzuro, ntugatinye gufata icyo cyemezo, ariko niba ugifashe ugomba kumenya n'ingaruka z'uwo mwanzuro ufashe. Inama ya gatanu batubwira ngo ni ugukomeza kwihugura. Kwihugura bavuga nta kundi, ni ugusaba nk'inama mu bantu bafite ubunararibonye. Buriya ni kenshi bajya batubwira ko abantu bakuru baba ari nk'inzu z'ibitabo, ko baba barahuye na byinshi. Nk'ibyo bibazo uba ufite uhuye nabyo, bo baba barabibayemo bikabasigira isomo. Ariya masomo rero biba byarabasigiye, iyo bayagusangije wowe uhuye nabyo, bituma ufata wa mwanzuro mwiza ukava mu kibazo neza, kubera ko wabonye ku nama zabahuye n'ibyo bibazo. Mu rwego rwo gukomeza kwihugura kandi batubwira ko ushobora no gusoma ibitabo nabyo byagufasha. Ugasoma nk'ibitabo bivuga ku guhangana n'ibibazo, ugasoma n'ibitabo bivuga uko umuntu yamenya kwifata, ndetse n'ibindi bivuga mu bijyanye no gucunga stress. Rero ibyo byose nukomeza kubyihuguramo mu gihe wahuye n'ikibazo, bizagufasha kandi bizaguha ibisubizo bizima, bizagufasha kugira ngo usohoke muri bya bibazo uba urimo. Dukomeje ku nama ya gatandatu batubwira ko umuntu aba agomba kwitoza mu buzima bwa buri munsi. Imyitozo batubwira ntabwo ari imyitozo ngororamubiri cyangwa se imyitozo ayihe, ni ukwitoza utuntu duto duto. Nk'urugero, ushobora gutangira kwitoza gucunga igihe, kumenya kugendera ku gihe. Murabizi ko twebwe nk'abirabura bajya batubwira ko ngo abanyafurika ngo ntago bajya bubahiriza isaha. Ese kuki icyo cyahora ari ikibazo ku muntu uwo ari we wese, tukumva ko ari ibintu byacu? Ushobora kugikuraho icyo kibazo ukagikemura, utangira kubahiriza igihe cyawe, ugatangira kumenya uko upanga gahunda zawe, ugapanga gahunda zawe uko ziri bugende ku munsi cyangwa se mu cyumweru. Mbese ugakora utwo tuntu duto duto tukureba. Iyo myitozo rero numara kuyimenyera, iyo umaze kuyimenyera, nugera no mu bibazo bindi bitandukanye, bizagufasha cyane, kuko uko wihanganira ibibazo bitoya bimwe byakubangamiraga ukagenda ubikemura, bizakubakamo ubushobozi bwo guhangana n'ibindi bibazo bikomeye. Dusoza ku nama ya nyuma, batubwira ko umuntu agomba kwiga uko yakwiyobora mu byiyumvo.
emotional intelligence. Menya uko wiyumva igihe uhuye n'ibibazo. Ugomba kwiyigaho ukimenya, ukavuga ati ese iyo mpuye n'ibibazo nitwara gute? Birandemerera nkasara nkumva ntaye umutwe. Ukiyiga ukimenya. Ikindi, ukirinda guhubuka cyangwa se gucika intege, ugashyira imbere gutuza n'ubushishozi. Ubwo bumenyi numara kubugira bizagufasha muri cya gihe wagize ibibazo, uzamenye uburyo wiyoboramo mu marangamutima yawe. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi. Niba wumva hari icyo wungutse, usangize abandi ibi twibukiranyijeho. Ikindi, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, usige ukoze subscribe kandi unashyiremo igitekerezo cyawe, watubwira icyo twakibukiranyaho. Ntusige utanakoze kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.